Okay guys, noneho ngiye kubereka uburyo wakikorera indirimbo wibereye iwawe ukoresheje phone yawe. Nta mwanya wo guta amafaranga yawe ngo ujyanye ku muproducer ngo agukorere indirimbo ukayikora wibereye iwawe ufite phone yawe. No gutanga amafaranga twagiye wowe ukora subscribe utange na comment y'ubwoko bw'indirimbo ushaka ko tuzakukora twagiye. Na mbere ugomba kuba ufite application yitwa Face Studio Mobile muri telefone yawe.